byanditswe hano muri Rubavu ni nyuma cyane birumvikana ni nyuma y'ifatwa rya Kigali ndetse hagenderewe cyane kwirukana guverinoma burya guverinoma yashyiraga mu bikorwa bya jenoside niyo yari iwabo muri Ethiopia banyuze y'ubusama Nyabarongo. Hari amahugurwa y'interahamwe yagiye akorwa cyane hano mu Bigogwe yewe naho Nyakinama yarahakorewe. Abantu bavugwa muri ayo mahugurwa y'interahamwe wari ku isonga nawe n'umunyagisenyi witwa Colonel Nsengiyumva Anatori wategekaga intelligence no kuvuga ibiro by'iperereza bya Habyarimana. Yewe bavugamo na Colonel Bagufite, Colonel Bagosora, Kapiteni Simbikwangwa na Lieutenant Bizumuremyi wo mu kigo cya Gisenyi. Bavugamo intambara z'Abazuru bikanatangira kera hicwa Abatutsi bari ku butegetsi. Ariko ugarutse kuri kubikorera, hari inama yabereye hano i Rubavu igomba kuba ariyo irusha ibindi ubukana, yakuriwe n'umukuru wa PSF icyo gihe Nyagasaza Mathias, perezida wa PSF wakomokaga muri Karago. Muri meeting y'interahamwe kwikora yagize ati iyo ushaka kurandura igisura ukirandura n'imizi yacyo. Atubwo murumva icyo ushaka kuvuga ni muri za 1992. Murumva rero ko nawe perezida wa PSF ibya jenoside yari abizi, ariho arabicamo amarenga kurandura igisura akirandura n'imizi yacyo. Kabuga nawe ashyiraho icyo gihe cyo bise ngo Fond de Défense Nationale, ukuvuga amafaranga babonaga ko akenewe. Iyo yishyizeho Fond de Défense Nationale yishyizeho mu nama yakorewe muri Medien Izuba muri ibyo bihe. Icyo nshaka kwerekana ni uko abikorera nabo batasigaye inyuma, ndetse uruhare rw'abanyamafaranga ntagereranywa rwose. Nk'uko nabivuze rero, ahantu benshi biciye abantu hano muri Commune Rouge, hariya mwavuye kuri Paruwasi ya Nyundo, hari mu Bigogwe. Ariko reka ngaruke intwari y'igihugu yiciwe hano ni Itegeka Felicite, mwese murabizi kuko hasigaye n'amateka ye hano hepfo Centre Saint Pierre. Twifuje ko haba urwibutso rw'ubumuntu. Se bari bavuga ubumuntu cyangwa ubuntu ni kimwe. Uwo mubyeyi washakaga no kwiha Imana ariko atarayiha burundu, ntabwo yari muri congregation. Akaba musaza umukoloneli witwaga Nzongize, kaza akamusaba ati itandukanye nabo banyagupfa. Umugore rwose aranga, aramubwira ati niba ushaka kongeza ngezanya nabo. Abicanyi baje kwica abo yarashinzwe, abo wa mbere mu kujya mu modoka yaje kubajyana ibazana hano kuri Commune Rouge. Ubwo yibwiraga ko yenda we bamugirira impuhwe kubera ko ari mushiki wa koloneli, ariko bagira impuhwe nyine babashyiramo nawe n'ahandi. Ndetse na hano ngo araza niwe wavuyemo bwa mbere mu modoka ati mbabarige muheraho. Bamuheraho, cyakora ngo bagize ubwoba ko koloneli kuko ari bo bakoreho. Icyo gihe koloneli yari afite agaciro gakomeye cyane, bari bazi ko yabakoraho. Ku itariki ya 21 rero Mata 1994 ho Marcel Rushago yamurashe amujugunya hano muri Commune Rouge, nawe hamwe n'abandi birumvikana yarazanye. Ibyo byaremejwe n'urukiko rwa Arusha. Abandi bateguye
ibyo bikorwa byo kwica abantu hano barimo uwo nguwo nanone Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva, Colonel Juvenal Bahufite, Majoro Christophe Kabera, Majoro Xavier Uwimana, Lieutenant Bizumuremyi, Majoro François Uwimana, Lieutenant Fidel Udahemuka, Lieutenant Abel Rwasa n'abandi. Ndabona benshi ari abasirikare ariko harimo n'abo mu nzego za gisivili bitwa Bakome Bizimungu, Sharire zirimo abagabo, Pefe Andre Abanyarwabuke, harimo n'abayobozi b'interahamwe babaga bari hari hano muri Commune Rouge, nka Fazili Hakizimana na Jean Bosco Sibomana, yewe n'abangeze Hasani ngira ngo bari barimo n'uwo Marche Rushago. Abo bagabo babiri nibo bajya bemeza ko nibo bajya batuma bivugwa ko n'abayisilamu bagize uruhare muri jenoside, nubwo bo padiri cyangwa pasitori bigaragara ko abayisilamu bitwaye neza kurusha andi madini, ariko abo ngabo nicyo gitutsi cyabo Serushago na Hasani babikoze ku giti cyabo. Rero ntibigeze babikorera mu kiliziya cyangwa se mu musigiti nk'uko abihaye Imana bandi byakorewe mu nsengero zabo. Tukaba tubibashimira kuko bo inzu y'Imana yabo bayirinze amaraso y'abatutsi. Jenoside yahagaritswe ite hano muri Rubavu? Ni nyuma cyane, birumvikana ni nyuma y'ifatwa rya Kigali, ndetse hagenderewe cyane kwirukana guverinoma. Burya guverinoma yashyiraga mu bikorwa bya jenoside niyo yari ku isonga y'abagomba kuvanwaho, kuko jenoside mu bya jenoside barimo arabizi. Jenoside niyo ikora, nako leta niyo ikora jenoside, ikoresha abantu birumvikana n'inzego zayo, ariko bagomba kuba bafite leta kugira ngo bishoboke. Niyo mpamvu rero na FPR yahagarika jenoside, ikintu yagomba gukuraho bwa mbere ni leta. Ntabwo byashobokaga kuyihagarika idakuyeho leta, bityo irayiharasinga kugeza ivuyeho. Gute? FPR yafashe Rebero kugira ngo ibashe kurasa muri ka Kigali aho iyo guverinoma yateraniraga. Urabona uri Rebero ushobora kurasa muri kwa Kigali mu mujyi wose. Ubwo yafashwe kuri 12 guverinoma ihita yiruka Gitarama, afatwa ikindi cyemezo cyo kujya kuyisanga Gitarama, nabo kwezi kumwe bari bayirukanye mu kwa gatanu kuri 12 niho Gitarama yafashwe. Noneho rero ihita ibongera hano ku Gisenyi. Ubwo rero nabyo byari bikiri ikibazo ko guverinoma yaje hano, yagombaga rero naho kuzirukanwa, ko yagombaga kwirukanwa mbere yuko hajyaho indi leta, guverinoma y'ubumwe noneho bw'igihugu. Ibyo byashobotse ngira ngo kuri 17 leta ijyaho kuri 19. Nubwo rero hano hahowe mu bihe bya nyuma, ariko hari hashyizwe ku mutima kubera iyo leta yakoraga jenoside yari yarahahungiye, yagombaga rero kuhava byanze bikunze. Tukaba dushimira nk'uko umuhanzi yabivuze, inkotanyi zo kavuga wa mugani zarahagaritse jenoside, zikaramira abicwaga, zirangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ngubu, ndetse wagaruye n'ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa. Abagize uruhare muri iyo jenoside cyane cyane mu gucura umugambi ni Juvenal Habyarimana ubwe, abo Nyakazu, Zigira Nyirazo, Felicien Kabuga, Augustin Ngirabatware, Yasete Rafiki Nsengiyumva, Simoni Bikindi, murabizi abo bose barikoreraga mu ndirimbo ze. Leo Mugesera mwarimu, Hasani Ngeze, Colonel Serubuga, Toneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Bernard Munyagishari, benshi n'abanyagisenyi. Niyo mpamvu ari banatinzeho, ariko reka njye ku musozo mvuga ko wabura gushimira cyane urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu rugira uruhare runini mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi.
bakaba babikora babinyuze mu gufasha no kunganira abacitse ku icumu. Ibikorwa bikubiyemo gutera inkunga imiryango y'abarokotse, kubakira abacitse ku icumu batishoboye inzu zo kubamo, no gutanga ubufasha butandukanye bwaba ari ubw'ibiribwa cyangwa n'ibikoresho mu gihe cyo kwibuka ku nshuro zitandukanye. Urugero rufatika ni ukwibuka uyu munsi, murabona ko mwabiteguye neza, n'abantu bakaba banabyitabiriye n'abari benshi. Ni igikorwa cyiza rero. PSF igira n'uruhare mu biganiro by'isanamitima. Ndabona batumiye umukuru w'isanamitima mu Rwanda. Ni ngombwa nyuma ya Jenoside ibikomere byo ku mutima no ku mubiri, byo ku mutima nibyo bikomeye burya, ni ngombwa ko kubishyigikira. Ibiganiro byo guhumuriza no gukomeza abacitse ku icumu no kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ikigaragara. PSF rero irabikora ikaba bishimirwa. Twiyemeze rero kugumya kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi no kuyigisha abadukomokaho mu kuri kwayo nyako, ariko tutagamije kuba bibamo urwango n'ibyiyumviro byo kwihorera, ahubwo tukomeje kuba bibamo kwiyemeza kwiyubaka no kwiteza imbere. Mu by'ukuri burya ikibazo dufite mu Rwanda nicyo tubwira abana bacu. Jenoside uzayigisha gute? Uzababwira ukuri kwa Jenoside gute utababibamo urwango? Kuko ukuri kwa Jenoside kurimo urwango rwinshi. Rero ni ikibazo kigoranye buriya. Wibuke